nk'uko twasanze nta n'umwe urimo warokotse nicyo kibazo twagize. Byaramarira n'agahinda kenshi ku batuye akagari ka Nyarutembe mu murenge wa Rugera, aho imvura nyinshi yarayiguye igahitana ubuzima bwa bamwe mu baturage barimo n'umuryango w'abantu 5. Tubona inkango yamanutse mu musozi razikubita inzu, maze gukubita inzu iryamira ya nzu yose irashwanyagurika. Ubwo hari harimo umuryango w'abantu 5. nk'uko twasanze nta n'umwe urimo warokotse nicyo kibazo twagize. Tubasha gukuramo inka ebyiri zari zarokotse inka ebyiri inyana n'iyayo, tubishyira ku baturanyi. Byanjye ari ibyo ngibyo. Amazi y'umugezi wa Giciye na Mukungwa yasandaye mu mirima y'abaturage, yangiza ibihingwa bitandukanye ku buso bunini, imihanda n'imiyoboro y'amazi n'amashanyarazi. Sitasiyo ya lisansi ya Shyira ndetse n'ibiro by'umurenge wa Shyira nabyo byarengewe n'imyuzure. Bizana amazi menshi ya Mukungwa yayobye, araza nijoro bwije cyane abantu baryamye, hano hose aratemba yangiza ibigega. Ubwo rero kubera tutari twamenya niba amazi yagiyemo n'igipimo cyayo kwangana, ntabwo iri gukora, irafunze. Impungenge dufite nuko ibyangombwa ari iby'abaturage bikaba byangiritse cyane, tukaba twasaba ko nibuze umurenge bawimura bukavamo, kubera kuko buri mu biza bakaba bareba ahandi bawushyira kugira ngo abaturage bakomeze bagire umutekano w'ibyangombwa byabo. Inyubako n'ibikoresho by'ubuvuzi n'imiti bya poste de santé ya Kazirankara isanzwe ikora nk'ikigo nderabuzima nabyo byarengewe n'amazi. Ni ivuriro ryakira abarwayi baturuka mu turere 5 twa Gakenke, Ngororero, Muhanga na Nyabihu. Ubwo abakirina bahise batabaza bakuramo abarwayi bari barimo, kubera ko nanjye ncumbitse hafi, barampamagara hari saa 6 z'ijoro. Ubwo ndaza tugerageza gutabara abarwayi tubajyana ku bitaro ruguru. Umuyobozi w'akarere ka Nyabihu Mukandayisenga Antoinette yageze ahabereye ibiza ahumuriza abaturage. Ikindi turimo gukurikirana, mwabonye ko kubera yuko igice navuga cya Nyamutera kumanuka Shyira nacyo cyari cyananiranye kugendeka, twakoranye n'ibitaro bya Ruhengeri, ambulance za Ruhengeri nizo zaje kudufasha. Abarwayi barimo barajyanwa Ruhengeri. Aho ngaho ikindi kirimo gikorwa navuga ni ikintu kijyanye n'uburyo bwo gushakisha uburyo abantu bose bari ahantu twavuga yuko ari ahantu hashobora gushyira ubuzima mu kaga, barimo bagenda bavanwayo. Mu muhanda Musanze Vunga imigenderanire yari igoye bitewe n'uko imodoka nini zitwara ibicuruzwa zitari zemerewe kwambuka ikiraro cya Giciye cyari cyarengewe n'amazi. Gusa ubwo twakoraga iyi nkuru amazi yarimo agabanuka. Mu gihe kitarenze ukwezi kumwe gushize, akarere ka Musanze kibasiwe n'ibiza by'imvura byasize heruheru imiryango irenga 800. Kuri ishuro nabwo hari abandi baturage bahitanywe n'ibyo biza binangiza byinshi. Ubwo twakoraga iyi nkuru ibitengo byari byafunze umuhanda Musanze Rubavu nabyo byavanywemo hongera kuba nyabagendwa. Robert Byiringiro mu karere ka Nyabihu.